aperi wari wabona yatsinzwe ntabwo bya mbere nari mbibonye mwana nose byagenze babakubise ibitego bibiri ariko sinzi mwana bari abasifuzi ntabwo ngiye nari ndi kubizi reka ibyo tubyihorere twivugire ibintu aho mwana iyi nzara yo muri Gicumbi uri kuyumva muravuze ubuduha pe akereka aho reka nkwereka agatekerezo tugiye gukora tugiye gukora ahantu muri uno muhanda hakunda guca abanyonzi benshi reka tubateke imitwe wenda turebe ukuntu twabona wenda nk'amafaranga yo kurira iri joro cyangwa iyindi minsi umupangu n'uwo hano aho ubwo umupangu n'uwo rero reka tubikore nk'akazi gusa uriya kari akajama nta kanyonzi ngiye kugateka ngiye wowe wumve gusize hano wenda ushake nawe abandi bantu njyewe wenda ko hari icyo nakuramo Kamuvandi ugeze kare yose nanga bana sinzi yabonye sekisa yose nya yose nyine ni kuri moto ari yase ni materi kuri moto nari reka tupfe kugenda nari bya tureko agagaye kawe n'umujoje ariko ntabwo yase nimba ari umujogo wakavuye oya reka tugende nari ibintu uko ngiye mu kazi Mujyamara ubu ibintu ambwiye ari buze kubikurikirana neza reka mbe mutegereje manze ndebe ko ari buze kubikora mwana mukuru yawe ese mwakakajya mu mwanya muri kumwe ntabwo uzanuka arenze uriya ngewe n'umugenzi twari duhuriye hano se ntabwo nzanura ese ka naringiye kugira nyine kwihagarika nkasanga igare ryanjye rikore nta kuntu wamfasha ngo ucakishe oya ngewe nta kintu nagufasha kuko nanjye ni umuntu uza n'umugenzi duhuriye aha ngaha kandi twari turi kugenda ariko umwango muraziranye reka ntabwo nziranye nawe ngewe ntabwo waba uri kumeshyanya igare ryanjye aritsindire mwana ahubwo genda unamve imbere ngese ni umugenzi duhuriye aha ngaha ko tutari kubyemera ntabwo nabyemera kandi abwiye ngo muri inshuti oya ntabwo turi inshuti ntabwo uri kumbeshya ubwo waba wigendeye rwose ubwo se nindi bafatana ubwo bagukenyejeho agakara nyine nuyifata nyine uraba urifashe ntarebe ikanyara ubwo nindi fata turi buze kubonana ntarebe nyaruka baraguhamije wambwa iriya nyana y'imbwa noneho nimufata shayizi ko wa mupanga ukoze mwana umukino wo uri murya umukino wo uyise uri murya agakanya mwana ni ingiyi naramuriye n'ibihumbi bingaha bitanu cyaje mukora mu mufuka do nanga ningi yo twari kugurisha muri rya 70 gutyo ahubwo reka tere kandi rizima neza ariko ryashizemo mwana umujaki ntabwo umujaki birumva ibyo bya tubika mu guyu munsi ko twatsinze niho turi uyu munsi nigi tuzajyana mu rukomo turaribika mu rugo rwo kwande iwanjye ibaze rero urindiye nawe ukomera iroza kwande wapiye naho rati none nese abitatu naza nkakwe cyane ava nawe namwe sawa ahubwo weho wasanga bamwibye mu icuma ahubwo ukaba uri kunyereka saka nanga ahubwo reka byo gusaka reka turi gutungana umupango twapaza turi kumwe na wundi muntu ugomba kubizi
ahubwo wewe reka tubikore gutse. Ibiriya mpano. Uba mwana icyo gare ni iryanjye. Apana Ikimenyetso kiri kuri iri gare se cyawe kiri. Dore ngiri pine ry'umutuku mwana. Witonde mwana. Witonde mwana. Ni wowe ufite igare ry'umutuku wenyine. Ni wowe ufite igare rifite ipine. Aka kantu nakandi. Nari bimbwiye. Waba urijyana he? nyereka ikimenyetso kiri kuri rino gare. Kinini kurega. Iyi sinya ni yanyu. Mwature bisi. Yewe data Iyi sinya ni yanyu. Isinya iri hehanga. Dore ngiyi. igare tuvuye kwigurira wowe uzaburitwara muri mwana. kuvuye kurigura he? Itonde ngubwiye. Zana gitonde wayigura. Itonde ngubwiye. Turiguze bubo. Gita. Ninde wari kugurishije se ubundi wowe? Muri guze bubo. Mwana ngo cyo mukitiyana mujye kunyira. Ibyo biraturate. Ubwo rero bivuze ko ari mwe twatwaye. Twatwaye ariko igare baje bari kuvanaho bari bagushyira hasi. Hapi mwana ngene umujama yambwiye ngo nimutware. Ngeze harepfo ndagotwa ngiye kwijugunyira. Mujama ahita twara igare. Ngere nkubajije urangije urambwira igare si we warizanye ninjye warizanye. Ni oya kandi abambwiye ko ari uyu warizanye. Inde wabikubwiye. Ni umujama hari hirya duhuye arabimbwiye. Twe kumwe twebwe. Twe twivira ibyumba kwigura imyenda. Ubundi se twagenda n'iki nimba uwo mujama wakizi wapi? Iwanyu muri kumbeshya. Turi ahubwo se rero kambere mva mwana kambabwira icya inone ibyanyu. Ureke mbahereze amafaranga n'ubundi igare ryanyu ndigumana. Oya ningo muratanga abereze amafaranga 5,000. Ibitanu ku igare ry'ibihumbi 50. Umva nyirabwo namwe muraba mumbaniye. Ubundi ngumana igare ryanyu nanjye bahite mbahereza amafaranga yanyu mushaka. Oya ntabwo twabyena gose. Mufate amafaranga 5,000. Ariko urema kwigara atari twebwe twarijyana. Ariko ntabwo napfa kubyemerereka. None se kari waneze kandi nkakabanje mwakari gusanga umuntu aragutega yangiza akakuvana ku igare ryawe. Ngewe ntabwo twe nigiye kwijugunya amujya amatanga. Ndebye inyuma araribura. Okay nare basi pakota bitana twigwari. Ko bitana nabwo muraba munyishe mwana. Okay ngo tubira kwiga twigende. Oya nari mwana. Namugabo wari jyana da. Namugabo wisubira akiramwe bitatu ni umugabo mpeneza 2 mwana. Ngoza na hano. Yeje amafaranga twatse. Gusa nana kantu zatugurana. Kani. Kanu cyo gapiki. Wowe tuguha igare ryawe amafaranga 1,000. Ubu ngubu nta nubwo ari ikiwanimwa. Nani notanye ntago ari ikiwana. Undi kubona zidasa nk'iz'abandi. Kureba kidasa nk'iyi mujama mwamanzi ureba. Ubuse nta yandi watwongera buretse. Fata twongera yandi mwana. Twongera yandi mwana. Twongera yandi. Twongera yandi. Simwe bongera yandi. Sake muri nome kwira yose nako. Sha uri kora nabona mwa yandi mafaranga mwana. Nta yandi arimo mbana. Sha nta yandi arimo mwana. Mwana cyada kitse mwana. Amafaranga ni nuzi. Nigaja. Atari wowe usubitiye mwana si wowe uri yafashe ukayamusubiza. Aya mwana. Wowe n'ubundi twigende twiranga 5,000 n'ubu twakoreye nakundi nyine byagenda. Nejo tuzashakana.